Ibihe byiza cyane kuri wowe udukurikiye. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe urutonde rw'imiti 7 utagomba kubura mu rugo iwawe, kuko iyi miti ni imiti yakwifashishwa mu buryo butunguranye, mu gihe habonetse ikibazo gitunguranye mu rugo ugahita ufata umwe muri iyo miti ukavura uburwayi butunguranye bubonetse mu rugo. Iyo miti rero ngiye kuyikubwira kandi urasanga ari ngombwa kuba uyifite mu rugo iwawe, kandi uzagerageze ntube wayibura kubera ko iragutabara mu gihe cy'akaga kabonetse kandi gatunguranye k'uburwayi. Muri iyi video uraza gusobanukirwa iyo miti yose, umenye n'uburyo ushobora kuyikoreshamo, ndetse uragenda umenya na buri muti akamaro kawo kugira ngo wumve niba ari ngombwa ko uwo muti ugomba kuba ufite mu rugo iwawe. Ngiye tugiye kubana muri iyi video ni Nathaniel Fiabora, nguhaye ikaze kandi wowe tubanye ari ubwa mbere kuri iyi channel. Ibuka gukora subscribe kuko iyo dushyizeho ikiganiro uhita ukibona, ukabasha kuba wabibona mu bantu ba mbere. Ikaze rero ukore subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu. Ibuka gukora like, share ndetse na comment kuri Nathaniel Fiabora, kuko nabyo bitwereka ko mugenda mubana natwe kandi tukagenda twungurana ibitekerezo. Ikaze. Iyi miti rero ubuzima bw'umuntu, iyo uri umuryango ufite umugore, ufite abana, wubatse muri make ya famiye ihari, uko byagenda kose abana bararwara mu buryo butunguranye, inzoka za hato na hato zitunguranye, umwana arakomereka, ugasanga ntabwo ufite nyine uburyo bwo guhita umufasha mu gihe atari wamugeza kwa muganga. Hari n'uburwayi buza mu buryo butunguranye ugasanga biragoye ko wowe ubwawe uri buhite ubona uburyo bwo gufasha cyangwa se bwo kuba wakemura icyo kibazo cy'uburwayi. Ibyo byose biba bisaba ko wicara nibura mu rugo iwawe hari imiti y'ibanze ufite, ukaba ufite agafarumasi gatoya mu rugo iwawe. Niko ubundi abandi babivuga. Umuntu ushobora kuba afite nk'abana, umwana agakomereka akaba arihuse afashe ikintu runaka, umuti runaka kuko yari awufite, akaza kumugeza kwa muganga wenda yamuhaye n'ubwo butabazi bw'ibanze, cyangwa se umwana akaba yakomeretse mu buryo bworoheje akamwivurira. Umwana akaba arwaye inzoka mu buryo busanzwe agahita amuvura. Ibyo bintu ni ubumenyi, ubwo ni ubumenyi abantu mukeneye kumenya. Ukaba wicaye iwawe uvuga uti umwana agize ikibazo cyangwa se nanjye ngize ikibazo nkaribwa mu nda mu buryo butunguranye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu uba ugomba kwicara uzi imiti kandi ukaba unayifite iwawe. Iyo miti ikaba yakurwanaho ku gihe uhuye n'ikibazo kandi mu buryo bwihuta cyane ugahita ugikemura ukoresheje iyi miti 7. Reka twihute rero tuvuge umuti wa mbere. Umuti wa mbere abantu mugomba kuba mufite mu rugo, hari ibyo bita amakara avura, activated charcoal. Ni amakara aba yarateguwe mu ntusu ya mayideni cyangwa se ntusu y'umweru, agatunganywa mu buryo bwiza bwo kuvura. Ayo makara ukaba wayakoresha. Aya makara rero ni umuti ukomeye cyane, uzwiho kuba uvura usukura umubiri w'umuntu, uzwiho kuba uvura ibintu by'isesemi, kuribwa mu nda, ndetse ukavura umutwe no kuba wakura uburozi mu mubiri. Iki kintu ngira ngo tukivugeho gato. Ni ukuvuga ngo hari igihe umwana aza ataka mu nda, ukabona rwose mu nda hamuriye, ukibaza umwana yariye ibiki, byagenze gute? Uhita wifashisha amakara ukayamuha, akayanywa mu mazi y'akazuyazi, kagotomera igikombe rwose, ukajya kubona ukabona umwana abaye neza. Cyangwa se nawe mu nda hakakurya mu buryo butunguranye, igifu kikakurya mu buryo butunguranye, amakara uhita uyakoresha. Ububabare bw'umubiri ubwo ari bwo bwose ku makara ahita agufasha ako kanya. Ikindi kandi, niba uri gukeka ko warozwe cyangwa umwana wawe yarozwe, uvuga uti yariye ibintu bihumanye, gerageza. Amakara ni ikimenyetso cyangwa se uyakoresha nk'ikintu kigufasha gusuzuma umwana niba ari gutaka cyangwa se umuntu wawe ari gutaka ko mu nda hamurya, wenda hari ibyo yariye bihumanye, muhereza amakara nayaruka umenye yuko
yahumanye, yahuriye ibiryo bihumanye cyangwa se yanyweye ibintu bihumanye by'imyanda by'uburozi, hanyuma uhite wihutira kumuvuza uko ubanje kureba iki, gusuzumisha amakara. Amakara ni ingenzi cyane kuko agufasha mu bintu byinshi. Ushobora kuba uhuye n'ikibazo cy'uko umwana akomeretse ukayamusigiraho, ushobora kuba nawe ubwawe uri kuribwa umutwe, ububabare bwose bushoboka bw'umubiri, uribwa mu nda, uribwa umutwe, ufite isesemi, inzoka zikurya mu nda, igifu kikurya, amakara uhita uyakoresha bikagufasha cyane ugasanga umeze neza. Ngicyo ngwako akamaro ka mbere k'amakara, ngo uwo umuti wa mbere ugomba kuba ufite iwawe utagomba kubura. Amakara araboneka, wayasanga ahantu hose bacuruza imiti ya gakondo wayabona. No mu mafarumasi akomeye nabonye baratangiye kujya bacuruza amakara kuko bamaze kumenya ibyiza byo gucuruza amakara cyangwa se ibyiza by'amakara. Umuti wa kabiri utagomba kubura iwawe ni umuti bita ibumba ry'icyatsi kibisi, green clay cyangwa se ibumba ry'icyatsi kibisi. Iri bumba ryifashishwa mu kuvura, ni ibumba riboneka mu mafarumasi acuruza imiti y'ibimera. Ni ibumba riba rifite ubushobozi bwo gukurura udukoko ndetse n'imyanda y'uburozi. Hari igihe umwana akomereka akaba afite nk'igisebe, rizwiho kuvura ibisebe rwose byo. Igisebe cyamaze kuba nk'umufunzo, cyamaze guhonga ariko kikaba cyaranze gukira, ufata rya bumba ugasa nkaho urishyizemo utuzi, ukarikaraga neza, ukaryomeka hahandi umwana arwaye igisebe, warangiza ugafata agatambaro keza ukarihambiriraho, harangiza nyuma y'iminota 30 ryari ririho ukarikuraho, warangiza ukahogesha utuzi twiza turimo tw'akazuyazi, hanyuma ukatuhogesha neza, warangiza ukaburetse, hanyuma nyuma y'isaha ukongera ukabimuhambiriraho. Ndakubwiza ukuri ko rwose ibumba riragenda rigakurura bya bintu birimo imbere by'udukoko bituma igisebe kitari gukira vuba, rikabikanyuza, hagahita igisebe kigahita cyuma vuba kandi mu gihe gito cyane. Uwo ni umuti w'umwimerere uboneka, utagomba kubura iwawe mu rugo, ugomba kuba nawo uwufite, ukiza ibisebe ndetse n'izindi ndwara z'uruhu. Abantu baba bafite inkovu mushaka ko zisibangana vuba, ufata rya bumba ukajya uryisigaho, hanyuma ugasanga inkovu zisibanganye vuba. Iyo atari inkovu zikomeye cyane, inkovu zibyimba, inkovu ziryana, urisigaho ibumba hanyuma bikagenda neza cyane. Uwo ni umuti wa kabiri ugomba kuba ufite iwawe. Umuti wa gatatu ni umuti witwa tangawizi. Tangawizi murayizi cyangwa se ginger. Tangawizi ni imwe mu miti karemano cyangwa se mu miti kamere izwiho cyane mu kuba ivura ibintu by'inkorora, abana mu rugo cyangwa se n'abanyamuryango bandi, hahandi usanga inkorora yaba zahaje cyangwa se angine yaba zahaje, urayikoresha. Ikindi kandi kuyifashisha mu gihe cy'ubukonje, amaraso yakonje mu mitsi, ukayinywa mu cyayi. Tangawizi iragenda ikagufasha ya maraso agatembera neza, ukumva ugize imbaraga. Mu gihe ubona uri kwiyongera ibiro, ufite umubyibuho ukabije, urabifata ukayikoresha mu buryo bwo kuyinywa mu icyayi buri gihe. Ikindi kuribwa mu ngingo bya hato na hato, handi usanga umuntu aribwa mu ngingo, ubudahangarwa bw'umubiri bugatangira kugenda bugabanuka, warwara ibicurane ugasanga byagukojeje hasi. Iyo ufashe tangawizi ndetse n'ubuki ukabivanga, cyangwa se waba udafite ubwo buki, ugafata tangawizi yonyine ukayinywa nk'icyayi, ukayinywa mu gitondo ndetse na nimugoroba, biragufasha cyane. Tangawizi ni ngombwa kuba uyifite mu rugo. Abana bagize ikibazo cyo gucibwamo ku impiswi nyinshi cyangwa se gucibwamo kwituma cyane, diyare, umwana urakamuha akagahekenyaho akamira utuzi twayo rwose. Ndagira ngo nkubwire ngo diyare ihita ihagarara kandi bikagenda neza cyane. Ikintu cya kane ugomba kuba ufite, umuti ugomba kuba ufite wa kane,
ni umuti bita gikukuru. Ese gikukuru urayizi? Gikukuru niba uyizi twandikire muri comment tubwire uko uyizi, se igiye gufasha iki. Ariko ngewe icyo ngiziho n'impamvu ugomba kuba uyifite mu rugo iwawe, nuko igikukuru, uyu munyu w'umukara cyangwa se uyu munyu kamere, ni umunyu uba urimo ibyitwa magnesium, calcium, potassium. Uwo munyu rero bitewe no ufasha umubiri mu kuba umubiri uri bugumana amazi kandi akenewe, kandi ugasukura uruhu igihe ukoresheje neza. Uyu munyu kandi uzwiho kuba uvura inzoka zo mu nda, cyane cyane inzoka z'abana. Buriya abana barwara inzoka, utuyoka twa hato na hato, kugira isesemi, umwana uragafata akakarigata akakanyunguta nk'akabombo, hanyuma bikamufasha akamererwa neza. Igihe kandi umwana cyangwa se umuntu mukuru nawe wagugaye mu nda, wari ibiryo bikanga gushira mu nda kubera igogora ryabaye ikibazo mu nda, uhekenya kuri kariya kagikukuri kakagufasha cyane. Abenshi mubuzi nk'umunyu wo guha inka cyangwa se umunyu wo gushyira mu biryo kugira ngo bishye vuba, ariko ufite n'undi mumaro ukomeye ku mubiri w'umuntu. Wawukoresha muri ubwo buryo, ni nayo mpamvu utagomba kuba ubura iwawe. Umunyu wa gikukuru kandi urinda ziriya myanda cyangwa se buriya burozi bukomoka ku mafumbire y'ibiribwa, ibiribwa biba byahingishijwe amafumbire, hanyuma ukaba ugiye kubirya. Urabizi ko muri iyi minsi ari ibihingwa byose biri guterwa hakoreshejwe amafumbire. Hari uburozi rero busaguka bukagenda busigara mu mubiri w'umuntu. Iyo wakoresheje gikukuru ubiteka biriya biryo, usanga buriya burozi bwapfuye kandi ukabirya abimeze neza cyane. Umunyu wa gikukuru ngicyo igituma ugomba kuba uwufite iwawe. Icya gatanu ni tungurusumu. Tungurusumu nayo ifite akamaro kanini mu mubiri w'umuntu, kuko ifite ubushobozi bwo kurwanya mikorobe ndetse no kugabanya umuvuduko w'amaraso, cholesterol mbi mu mitsi, ndetse no gukomeza umutima ugakora neza, amaraso akagenda mu mitsi akanagaruka neza mu mutima kubera gikukuru, kubera tungurusumu kandi irafasha mu kwica utumikorobe mu biryo. Igihe cyose ugiye kurya ibiryo ukeka ko bishobora kuba byanduye birimo mikorobe nyinshi, ushyiramo tungurusumu zikagufasha cyane. Tungurusumu ifite umumaro ukomeye, ni nayo mpamvu nayo ugomba kuba uyifite mu rugo iwawe. Ikindi nicyo bita igisura. Ese igisura urakizi? Igisura ni kimwe kiryana ukoraho kikakubaba, ariko hari uburyo kiba cyarateguwe mu buryo bw'ifu. Iriya fu yacyo rero nacyo kizwiho kuvura ibisebe, indwara z'uruhu, kizwiho gusukura umubiri muri rusange, ndetse no koroshya igifu. Abantu baba barwaye igifu, niyo mpamvu ugomba kuba ufite igisura mu rugo iwawe, ukajya ugikoresha mu gihe cyose uhuye n'ibibazo by'uburwayi, ububabare bw'igifu ndetse n'ibindi. Igifu kiba gifite acide nyinshi, igisura kiragufasha cyane ukamererwa neza cyane. Igisura kandi ku bagore ndetse n'abakobwa bajya mu mihango bakababara cyane, bakahura n'ububabare bwinshi, ukoresha igisura mu mazi ashyushye ukakiyungurura, ukanywa ayo mazi nk'icyayi, ukabikora mu gitondo ndetse na nimugoroba, birakorohereza cyane ntuhure n'ububabare bukabije. Ikindi ari nacyo cya nyuma ni amavuta ya olive cyangwa se amavuta ya elayo. Amavuta ya elayo nayo ni kimwe mu bintu byiza cyane, mu miti myiza cyane ugomba kuba ufite iwawe mu gihe ushaka gutwika ibinure biri mu maraso, kuyongera ku biryo urimo urya ari mabisi. Ikindi kandi bituma umutima ukora neza, bikanarinda indwara z'uruhu. Amavuta ya olive iyo uyafite, umwana agahura n'ikibazo agakora impanuka agashya ari mu rugo ubushye, ukayamusigiraho, ndagira ngo nkubwire ngo ni nko gukozaho. Iyo uyafite ukaba uyafite, hanyuma ukafata igi ribisi risanzwe ukarimena ukarivanga n'ari amavuta ya olive makeya ukamusigiraho. Ni ibintu byoroshye cyane, nta nubwo ari ngombwa kujya kwa muganga rwose. Rero iyi ni imiti 7, impano y'Imana yaduhaye. Rero iyi ni imiti 7, ikaba impano ikomeye cyane Imana
yaduhaye kugira ngo tujye twivura, kuba uyimenye ni iby'agaciro kugira ngo nawe utangire kuyikoresha ubu ngubu, utangire uyigure uyishyire iwawe, ku gihe cyose uhuye n'ikibazo gitunguranye cy'uburwayi uhita uyifashisha, kuko ivura indwara nyinshi zitandukanye, yagufasha mu gihe utari wagera kwa muganga ngo uhabwe ubundi bufasha bw'inyongera. Ngo ukomeza ubane natwe kuri Nathaniel Fiabora, ariko wibuke gukora subscribe niba aribwo twari tubanye kuri iyi channel. Abamaze kuyikora kandi namwe mwibuke gukora like, share ndetse na comment kugira ngo tubone ko twari kumwe namwe. Komeze kugira ubuzima ndetse n'amagara mazima, twongere duhure mu biganiro bitaha. Imana ibahe umugisha.